uyu mugoroba nanone mfatanyije namwe kunezerwa, tugiye kongera tuganire kuri Bibiliya, igitabo gikuru gihatse ibindi bitabo byose byabayeho. Nicyo gitabo gisomwa, kizasomwa n'abantu benshi ku isi, kandi nicyo gitabo cyonyine gishobora guhindura ubuzima bigashoboka. Amareta agira amategeko akomeye, ariko abanyabyaha nabo bagasa nkaho benda kuyarusha imbaraga. Ariko Bibiliya yageze ku mutima, umuntu akayiha umwanya, ikora ikirenze cy'isi ishobora gukorera umuntu usanzwe. Tuyiha umwanya rero kugira ngo izo mbaraga ziyirimo zinezezwe no gusohoza umurimo wazo muri twe. Tugiye kuganira ku cyisho kivuga ngo ababyeyi ni bamwe, Imana nayo yarapfushije. Ababyeyi bose ni bamwe, Imana nayo yarapfushije. Reba nawe mubyeyi uri hano, amezi 9 umubyeyi aba yavunitse, aba afite amatsiko y'ikizava mu mvune yagize. Ariko tekereza, kandi ibi mbivuga ntabwo ari njye wabishyizeho, ni icyaha n'ingaruka zacyo biriho, bizabaho igihe cyose icyaha kizaba kikiri mu isi. Ibivugwa ingorane ntabwo wabihindura. Ninde mubyeyi wamaze amezi 9 ku gihe cyo kunezezwa n'icyo amaze ategereje kwa muganga cyangwa ari mu rugo, bati umwana ntabwo ari muzima? Hari abacika intege batese ubunzirwa mvunika nongera. Ariko haba ubwo umuntu arenza ibitekerezo iyo mibabaro, kongera agatangira bushya. Reba nawe, kugira ngo ube ufite umwana wavutse neza, ukwezi kwa mbere, umwaka 2, 3, 4, utarabasha kumubona yiruka nk'abandi bana, akiri hasi aho ngaho, uhora umukorera isuku, abandi bari hafi kujya ku mashuri. Uretse ko kubabara ko abantu mu minsi ya nyuma gusigaye ari ingume, ariko birababaje. Birababaje. Abo mwabyariye rimwe ukabona barashyingira, uwawe atarigeza no kumuharura. None se Imana yo ikubona gute? Niki itakoze ngo abana bayo bakure bagere ku rwego runezeza bijuru? Muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 12, hari ijambo ndarikunda, ariko nawe urikunde nimba ryararemye muri wowe. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bibiliya avangwa abo ngabo bari ku murongo wa 12, ntabwo bavuka nk'uko bari hano twavutse, ntabwo inzira banyuramo babaho ari nk'izo twanyuzemo tubaho. Oya, abo ni bavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Siko birivuga Bibiliya avangwa, ahubwo abo babyawe n'Imana. Kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana nawe yarongeye apfundikira ibyo yabanje kuvuga mu gice cya 3 mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3 umurongo wa 8, ukigira hasi. Ukora icyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ariko Yohana niyagarukira waravuga ngo ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nukumaraho imirimo ya Satani. Aramanuka tuwabyawe n'Imana, ntabwo akora icyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Icyakora bamwemeye bakizera izina rye bose yabahaye ubushobozi muri bo, yabahaye ubushobozi muri bo bwo kuba abana b'Imana. Uramutse ufashe amagi y'inkware ukayavana ahantu ukayashyira ukayavanga n'amagi y'inkoko yawe irarira,
inkoko ikayaturagana n'ayandi. Abo bana bavuye mu magi y'inkware ntago bakwemera kuba muri urwo rugo. Babibyirwa nande, babihabwa nande kugira ngo bavuge batasiho. Uyu si mama. Bigira hejuru bagakina bigendera. Muri bo harimo ubushobozi. Bibiliya ivuga ngo inka imenya shebuja. Muri yo harimo ubushobozi. Umuntu ufite inka nyinshi, iyo ageze igihe cyo gukama, nubwo inyana yazire kurira rimwe, muri zo harimo ubushobozi buvangura za nyina. Ariko umwana w'umuntu, nguwo arikoze, nguwo utamenya Imana. Hari umubyeyi mu byahishuwe igice cya 2 n'icya 3 yabyaye abana kandi abita amazina. Uwo mubyeyi ni Alpha na Omega, itangiro n'iherezo. Uwari warapfuye akaba ariho, intare yo mu muryango wa Yuda. Ufungura ntihagire ukinga, yakinga ntihagire ufunga. Aragenda abyara umwana wa mbere w'imfura. Mu Kinyarwanda ngo abasa na se, yewe ahabwa n'ubutware. Amwite Efeso. Kurikizaho wa 2, kurikizaho wa 3, igice cya 2 n'icya 3. Abatamenyeranye na Bibiliya niyo mwahandika gusa mwaza kureba abo bana. Ariko umwana wa 7 wabucura, kumubyara wizeye ko ari ugiye kuzasigara mu rugo mu gihe abandi bakuze bakagenda. Ukabyara umwana wa Laodikiya, mwana utafite amaso, umwana utambaye, udashaka no kwambara. Ababyeyi bose ni bamwe. Reba kugira ngo wiringire kubyara umwana wabucura azari Laodikiya, akurikire Philadelphia, urukundo rwa kivandimwe. Akurikire Efeso, urwana kandi akanesha agahora nesha. Agaherutsa abibone n'abumva bihagije. Adamu yaragiye aracumura n'umugore w'Imana irora irumirwa. Iramubwira iti umunsi wakireho no gupfa uzapfa. Yanga kubyemera. Aragenda ararya, apfa mu bwonko, ntabwo yabyaye abazima. Adamu amaze kubyara umwana wa mbere, anejejwe nuko nawe agiye kubona umuryango mwisi, abyara Kayini. Iyo aza kuba afite abaturanyi yari kubahamagara ngo nimuze twishimane, ariko ntibyamubuze kunezerwa. Arambura akaboko aravuga ati meshejwe umuhungu n'Uwiteka, naho abyaye Kayini. Imana se iyi kureba ikubona gute wowe? Iyi kureba irakubona gute? Yesaya igice cya 5, umuhanuzi Yesaya hari icyo agiye kutubwira muri uyu mugoroba. Ku gice cyaho cya 5 turahera ku murongo waho wa mbere. Yesaya ati reka ndirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ntabwo birivuze ngo yaruteye nk'utazi kutandukanya ubutaka bwera n'ubutera. Ni nk'igisigo aya magambo. Aragaragara nk'indirimbo, ariko imvugo iyo arimo iragaragara nk'aho ishaka kuzimiza abantu batamenyereye imvugo ya Bibiliya. Yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Murongo wa 2, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arangije muri urwo rutoki hagati arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Mu burasirazuba bwo hagati n'imijyi ikomeye cyane muri icyo gihe yarangwaga n'iminara. Iyo minara ikajyaho abarinzi bo kureba hafi na kure
abaza kwangiza ibikorwa by'igihugu cyangwa batera uwo murwa. Uyu nawe rero ntabwo yateye insina y'ubwoko mbi, nta nubwo yayiteye mu butaka bubi nk'uko Bibiliya yavuze. Arangije muri urwo rutoki rwiza cyane aragenda yubakamo inzu nziza rwose, kandi iyo nzu ntabwo ari inzu y'ibikoresho byoroheje, kuko Bibiliya tubwira ngo ni inzu y'amatafari, kandi itari inzu ngufiya ngo insina ziyisumbe. Niyo yagomba gusumba insina ngo uyirimo arebere ibintu hose icyarimwe. Mbese amaso yawe aho ntiyaba areba nk'ay'abadafite Bibiliya? Nimba ureba ijoro rigeze he? Nimba ureba ni ibiki birimo birwanira mu mutima wawe kandi bidahuje n'ubushake bw'Imana? Nimba urora. Arangije acukuramo n'urwina muri urwo rutoki rwe, nuko yiringira ko urwo rutoki ruzera inzabibu, ariko ruca inyuma rukora icyo ataruteganyaga ho rwera indibu. Icyo rwagenewe kwera si cyo rweze. Ugenda ushyiraho izina ryawe kuri buri jambo rivugwa. N'iki Imana itagukoreye muri ya matorero cyangwa se rya torero riri mu bihe 7 mu byashoye 2 na 3 nahereyeho mu marenga, harimo itorero ritangaje, itorero rifite umunara muremure muri ryo, niryo rifite ubushobozi bwo kureba aho abandi batareba. Ubwo ni ubuhanuzi. Ntabwo rigendera ku butaka ngo rirebe nk'ibyo abandi bakagombye kurora. Rifite amateka, rifite ukuri kw'iki gihe, rikagira n'ubuhanuzi. Inzu y'amatafari ndende. Iryo torero ni iry'Abadivantisiti umunsi wa 7. Wowe wicayemo, wowe ubamo, ufitemo n'inshingano. Maze nyir'urwo rutoki agenda acukuramo urwina, insina y'uruzabibu itangaje. Hirya ya Bibiliya Imana ishyiramo n'umwuka w'ubuhanuzi ngo urwo rutoki rw'Uwiteka rutagira ikibazo. Icyatsi cyarazaga nyirarwo akacyufira, amabuye nyir'uruzabibu yigizayo. Iryo torero ragenda rwose rihabwa ubutumwa bw'abamarayika 3 ngo rigende mu mahanga yose ribwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, rimenyeshe ukuri abandi badashaka kuvuga. Ntabwo Abadivantisiti umunsi wa 7 ari uko rero bafite amafaranga menshi cyane yabwiriza agashyira abantu ahantu ku karubanda ngo baze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo hari icyo bafite abandi badafite. Nusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, hari umuntu wari ufite ikibazo wahoraga ku rusengero asaba binjira. Igihe yari amaze asaba bari baramurambiwe, abamuhaye bari baramuhaye, ibyo bamuhaye byari byarashize. Petero nawe arahingukana bagenzi be, akamenyera ko usaba arakaragaruka arabasaba. Baramubwira bati ikintu dusaba ntacyo dufite. Yasabaga ifeza, yasabaga izahabu, yasabaga amafaranga. Yarababaye arebye ukuntu ababonye bari bashya, ariko bamubwiye yuko nta kintu bafite. Yarababaye. Barangije baramubwira bati turebe. Abitaho. Yumvaga bagiye kumukorera ikirenze cy'abandi bamukoreye. Baramubwira bati uhereye none mu izina rya Yesu haguruka witahire. Byarabaye? Yego, byarabaye. Byarabaye. None iri torero rifite icyo abandi badafite.
kuki ari ryo ryonyine rishyira abantu mwena ngo nimuze mwumve Bibiliya. Hari icyo rifite abandi badafite. Hari icyo rishobora kukubwira aho usengera batigeze bakubwira. Ariko ikibazo mbese icy'Imana yari iryiringiyemo nicyo gihari. Murongo wa 3, Imana igiye guteza ubwega. Murongo wa 3, yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, wowe ugenda ushyira aho utuye. Yerusalemu ntabwo hano ihari, aho iri nta nubwo ijwi ryagerayo. Namwe mwa bagabo b'i Buyuda mwe, nimudukize njyewe n'ubwoko bwanjye. Murongo wa 4, ikintu nari nkwiriye gukorera ubwoko bwanjye nasize nakoze n'iki? Nari niringiye ko ruzera inzabibu, n'iki cyatumye rwera indibu? Bashyitsi muri aha, twaranejejwe cyane no kubona mwarakunze guhita imigoroba mukaza kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ikibazo cy'abayoboke bake dufite ngo nawe tuze kukureba wiyongere kubo dufite. Ntabwo ariyo mpamvu turaha. Ntabwo turi hano ngo duhombye amadini amwe tugira ndi twungura. Ntabwo ariyo mpamvu turi hano. Nta kibazo dufite cy'abajura mwitoro barahari kugira ngo wenda nawe uze kuduha iyo nkunga. Hoya, barahari. Mwitoro dufite abasambanyi, kandi nawe uri umusambanyi aho uri. Ntabwo twaje kugira ngo twongere umubare w'abasambanyi mwitorero, sicyo cyatuzanye. Turabafite bahagije. Abarahira ibinyoma, abasenga ibigirwamana, baraguza barahari mwitoro ryacu. Kandi nawe urabikora aho usengera iwanyu. Ahubwo turi hano kubera iki? Kugira ngo abo bose baba ari abari mwitoro n'abari hanze yaryo bihane. Nari niringiye ko ruzera inzabibu, ruca inyuma rwera ibitarateganyijwe. Wibaze, urebe iwawe, urebe mu mutima wawe. Dufite abantu batitegura isabato, barahari bakora. Dufite abantu bafite amamoto, ku isabato bayarobesha agakora bakaza gusenga no kuririmba, barahari hano. Nimudukize, uwo ni Imana ibivuga. Munyize n'abantu banjye. Ababyeyi bose ni bamwe. Imana yagize ibyago. Niki takorera urutoki, insina nziza, ubutaka bwiza burumbuka, ishyiramo urwina, inzu ndende, umwuka abantu uzina Bibiliya. Imana zose zirakora. Mwabashyitsi mwe, muraranganye mu matoro musengeramo n'ahandi habazengurutse. Mufite ababwiriza cyane, hano hakaba hato. Ariko murebe mu mano n'imbitoro y'abadivasi umunsi wa 7 hari imano ridafite. Muti no gukiza abarwayi. Kukiza abarwayi se kwa muganga bagakora iki? Boni babikora. Ubwo urumva ibyo ari gitangaza. Wakubwira ngo ufate umutima w'umuntu uvane mu ushyira hari utereke mundi wabishobora mu masengesho. Ariko abantu babikora. Ikisho twizejo kiravuga ngo mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Icyaha cyose kibaho, kiba ku isi kibaho, mu itoro ryacu hari abakiriya babyo. Suko muri iryo toro hatarimo inzu y'amatafari ndende, ntabwo ari ubuke bw'amavuna, ntabwo ari ubushobozi buke bw'ibibwirizwa, ahubwo barasubije ngo inzira ntituzayicamo.
kandi iyo bigiye hirya bakareba amavuna nk'aya baravuga batumvana dore itorero ukagira ngo ari cyo baririmo barimariye. Dufite abantu batajya basenga mu gitondo mu materaniro y'itorero barahari. Hita wishyira iwawe urebe ko ugira ukandagiramo. Ngahorora amafaranga rwubaka urayatanga ukubaka urusengero utajya usengeramo ku isabato gusa. Abo turabafite. Ejo utazaza mu itorero wakubita nabo ngabo uti ibi ni ibiki ko nabyo nateganyaga. Oya, ahubwo ikibazo baturage b'i Yerusalemu ni mudukize n'abantu banjye. Murongo wa 5 hari tangazo uritegera amatwi. Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Cyambere nzasenya uruzitiro rwarwo, cyo ni kimwe. Cyo ni tangazo. Mu Mana harimo imbabazi, harimo amategeko, harimo n'ubutabera. Reka rero umumva umurongo wa 5 ngo ubutabera buraje. Yateje ubwega. Nimuze tujye inama banga kuza ngo Imana ibamenyeshe iki bashakaho. Ubutumwa burabwirizwa rwose, ariko ikibazo burabwirizwa n'abanditse mu gitabo cy'ubugingo. Korali ziraririmba cyane, ariko ikibazo abaziririmba banditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibyashuro 13:8 havuga ngo iki? Umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi vuba araramye inyamaswa ari igishushanyo cyayo. Ntabwo bizasaba gusenga, bizikora. Ibyiza byose wakoze ntabwo wabirusha abigishwa birukanye abadayimoni baragenda. Yesu ati bagenda bagira. Mutakwishimira ibyo, mubaze mwishimire ko amazina yanyu ari imbere y'Imana kandi ijuru ryayemeye. Imana igiye gusenya urwo ruzitiro rwatumaga ibiri hanze bitinjiramo. Urwo ruzitiro ni amategeko y'Imana 10, harimo n'icyiciro cyo kwirinda. Imana yahaye iritorero kugira ngo nubwo abantu baba bagifite ikibazo cy'ubutungane batarageraho, ariko bagume muri urwo ruzitiro. Isi nibashaka isange bari mu ruzitiro. None Imana y'ubwayo iravuze ngo ngiye kurusenya. Inyamaswa zose zishoboka zari zarabuze inzira yo kwinjira mu rutoki zibone amarembo. Iwawe ugiye gukora ibirenze ibyo abaturanyi bawe bakora, kuko Imana yari kwiringiyemo si cyo kiri mu kugaragara muri wowe. Kandi Imana izakuza ikiri mu muntu. Ikizakura muri wowe ni iki? Reka urwo ruzitiro rusenywe. Abantu bari bakuzi batangazwe n'ibyo bakubonyeho. Noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukora urutoki rwanjye. Cyambere nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. 2 senye n'inkike yarwo runyukanyukwe. 3 kandi nzarurimbura, niruzicirwa niruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugusha mu imvura. Bantu bahore basaba mwuka wera bayoberwa impamvu batawuhabwa. Naho wasuka vino cya mu mifuka ishaje ntibishoboka. Nzategeka ibicu byo kurugusha mu imvura, runyukanyukwe. Wa mudivarisi umunsi wa 7 urahawe. Ntabwo uragira ikibazo kitari nacyo. Umuntu utagira idini akakurangira mu bapfumu cyangwa ukajya kubayoboza aho baba, burya ruba runyukanyutswe. Bagomba kubayobora ku Mana, none barimo barakuyobora kuri Satani kandi ukajyayo. Umva icyo bita kunyukanyukwa. Imana yatangiye kubikora, abantu ntibabimenya. Umwana w'imyaka 40, 50 akaba atarabasha kuvuga.
uremera ko hari umudivansi umunsi wa karindwi utabwira ngo ayobore gahunda bishobore? Murabyemera? Imyaka 40 ayimaze mu itorero, umva uwo mubyeyi ufite uwo mwana ababaye bingana iki? Kandi ibyo ntabwo bisaba mwuka wera. Ngiki kibazo dufite. Amajyambere ni meza arajya mbere, ariko mu by'umwuka bimeze gute? Imana igiye kurusenya. Abisi badutinyuke kandi badutinyaga. Kandi kibazo nitwe twabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Hejuru y'umwana wa 7 na wa 8 uhari, nubwo abantu bagerageza kumuremangatanya ntabwo yabaho. Nawe uhari. Kwicwa n'inzara uri mu biryo. Umuririmbyi asubiye mu magambo Dawidi yavuze ati, nari umusore none ndashaje, ariko hari ibintu byanangaje mu buzima bwanjye. Cyambere, sindabona umwana w'umukiranutsi yagenje ate? Yaretswe. Kabiri, ngo asabirize ibyo kurya, mukagira ngo nibi ngibi bijya mu gifu. Umwana w'umukiranutsi ntabwo ajya asabiriza ibyo kurya. Afite bira n'umuko buhanuzi, yasaba nde? Ukajya muri ibi bisanzwe. Ntabwo umwana w'umukiranutsi asabiriza. Kandi mu rugo rwa data bagaragwa ari benshi barya imitsima bakayisigaza. Asabiriza kubera iki? Mwuko banuzi uri mu rugo we. Bibiliya arayifite, mwuka wera umuyobora mu kuri kose arahari. Uwo ngo Dawidi ntabwo yigeze amubona. Nyamara tubishyira mu mubiri byacu byose, niho tubishakira. Ariko mwebwe muri n'abanyamugi, ninde muri mwebwe ufite abakozi mu rugo bivire mu cyaro yongeyo hirya, inzara yarabaguye nabi, bakaza mukabaha akazi, ibyo kurya bisigaye ku meza mubona bijyahe burya? Iyo murebye bijyahe? Kandi rimwe na rimwe abana bo mu basirimu ahubwo baba batakirya, baranyuzwe gusa naho bari. Umureti wa mu gitondo, umwana ati ngewe ntabwo ibi mbishaka, mwibaza kujyahe? Amata bari aho ngaho, ibyo kurya bihagije biri ku meza, byose bisigara kuri wa wundi wiviriye mu cyaro amaze imyaka 30, wagira ngo amaze imyaka 2 avutse ataravuye aho ari. Inzara yaramugira mufunga, mwese byose mubisiga mwigira mu kazi, mubabwira ngo baze guteka ibindi. Bari babereka aho babisize. Nyuma y'iminsi mike ntabwo atangira kuvuka intambara mu rugo, ngo umukozi w'umukobwa ngo batangiye kumuvugana na shebuja, kandi yaraje adashobotse. Abana utabashyira ku munzani ngo usanga ari n'ibiro 30 bafite. Kubera iki? Banyuzwe no kuba mu biryo gusa, si ngombwa kubirya. Nge nari umukatolike, inzara yari yaratsinzeyo. Urabizi bene wacu tujya mu misa na Bibiliya tukagaruka nayo. Mwakira amahoro ya Kristo murakahurana namwe mugataha. Na inzara yaranyishe. Nza mu itoro ry'ibiryo sanga ibitabo birahari, abana barahaze. Ariko se barahaze banariye nibura? Uwahaza agira imbaraga. Uzi kuba mu gaturika ahantu batagira nibura ngo bavuge bati ufite ikibazo kibaze. Uzi kujya muri ADPR bagahera mu gitondo bavuza ingoma bakora amakorasi, umuntu agataha na Bibiliya babumbuye. Urumva inzara ihari? Maze abantu bamenya yuko mu rugo rwa data bagaragwa ari benshi kandi bafite ibiryo, umuntu akazana icyaka. Umva mbabwire, murahirwa abadivanisi umunsi wa 7 mwarivukiyemo, kuko mwavukiye mu biryo. Hari ibintu bibiri byanangaje. Icyambere, nababajwe nuko navukiye aho hataba ibiryo, ariko nashimiye Imana ko ari naho navukiye.
ufinduremo icyo nshatse kuvuga. Narabanje ndicara ndababara ndavuga ngo ubiyo ibyo maze kumenya muri iri torero, iyo mba narivukiyemo mba ngeze he? Nkubise amaso abarivukiyemo, ni Imana warakoze. Bafite ikisi, ni iki bafite? Nebukadinezari yarose inzozi, abona igishushanyo kirekire cyane. Aho nshaka kwivugira ni ku bwami bwa gatatu. Ubwami bwa mbere yabonye bwari ubwe bwa Babuloni, ubwa kabiri bwari ubwa Medi n'Abaperesi, ubwa gatatu n'ubw'Abagiriki. N'uyu munsi Abagiriki kwisi barimo amadeni, amahanga arateranya ati ni mu basonere. Ntacyo bafite koko n'Abagiriki, ntacyo bafite. Kandi nawe uri umugiriki wese ufite iki cya Bibiliya? Nicyo ufite? Ugira iki wowe? Niko nimudukize n'abantu banjye. Icyo nagomba gukora nakoze niki cyasigaye? Wari uri mu nzu ubukode, wabonye yawe, Imana wayishinje iki? Bamwe muri mwebwe abana banyu bariga neza, ni iki Imana yishinja? Wayize amashuri ubona akazi, iruhande rwawe hari utagafite. Bamwe muri mwebwe ntabwo muzi ibyo kugenda n'amaguru, ni ukuva mu biro mujya mu modoka, muva mu modoka mujya mu nzu nziza. Ni iki Imana yakwimye? Ariko ikibazo ni munyize n'abantu banjye. Nawe nubwo waba ukiri mu nzu itari yawe, nabwo ubanza ushimira Imana byonyine ubwabyo yuko uri hano uriho. Ubishimira Imana. Bifitwe n'abangahe? Wakugeza kwa muganga, uribaza yuko impamvu utari kwa muganga ari uko ibitanda byabaye bike, urwaye nibakwakira. Uribaza ko amagereza yose nta mwanya wabonamo bibaye ngombwa. Kuki uri hano? Ni munyize n'abantu banjye. Icyo nabakoreye, icyo nasize nakoze ni iki? Ariko umwanzuro w'Imana uteye ubwoba. Nzarurimbura, niruzicirwa, niruzahingirwa, ahubwo ruzaramiramo imifatangwe n'amahwa. Iyo ni ingaruka y'icyaha mu itangiriro. Imana ibwira Adamu na Eva iti rero ubwo ukoze ibyo uzaniye ubutaka kuvumwa, buzakumereramo amahwa. Utareba aya ngaya asanzwe, Bibiliya yanjye ijya imbwira ngo imyaka izumira ku mayogi. Imyaka uko yareshyaga mu myaka yashize ntabwo ari kwireshya, ariko nimbe nayo. Ahubwo yumiye ku mayogi mu mitima yawe irangana iki? Iyo myaka yumiye ku mayogi yo mu mutima wawe irangana iki? Reba imyaka umaze bakubwiriza imbuto zibibwa, ariko Bibiliya iti imyaka izumira ku mayogi. Ababibyi barabibye, basohoye imbuto barabiba, ariko zabuze aho zifata. Ahubwo ni ukwishimira ibyo twagezeho. Iyo tubonye ibikorwa nk'ibi bikozwe, turepura ngo ibyo twashaka byagezweho. Abantu barumvise ukagira ngo magomba kumva ye nurimo. Ufite ugutwi wumva wese niyumva ibyo Umwuka abwira amatore. Mushyitsi uraha, va ahantu hataba ibiryo, haraho biri, uze wirire. Utitaye ku bana banyuzwe n'ubuzima barimo, ngwino wirire, birahari. Nta murongo n'umwe muri Bibiliya umudivayisi umunsi wa karindwi atemererwa kwiga ngo asobanukirwe, kereka utabishatse. Ariko hanze y'iri torero nubwo washaka kuwiga, ntuzawumenya, ntuzabona n'ugusobanurira. Ugenda ubaza ukuyobora mu idini yawe uti ndashaka kwigisha ibyahishwe na Daniyeli, urebe ko azabigusobanurira. Nibishoboka. Niyo mpamvu wa mwana yavuze ati nzari nsinze hano. Wikwemera kwigutsinda aho uri, kandi iruhande rwawe hari urutoki rwiza rurimo inzu y'amatafari ndende, kugira ngo abayirimo barebe ibyo abandi batareba. Dushimira Imana ko icyo agomba gukora yagikoze. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
ndakwifuriza kuba umwana w'Imana, kandi ni umwana w'Imana ntabwo uzakora icyaha gikorwa n'abatari abana b'Imana. Abafite imbuto y'Imana ntibakora icyaha kuko babyawe n'Imana. Kandi ndakwifuriza kumenya umuremyi wawe. Yohana 17:3, ubu nibwo bugingo buhoro kubakumenya, bakamenya niwe watumye ari we Yesu Kristo. Uyu mugoroba reka umugoroba w'umunezero ku bwoko bw'Imana turi hano, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana guhindura ubugingo bwacu. Twe kunyurwa n'ibyo nuko turi, ahubwo tujye mbere mu kwizera, kuko yatangiye umurimo irashaka kutugeza ku rugero rwo hejuru cyane. Reka two kuba abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho, nkaho gukizwa kwacu kwapfuye kubaho, ahubwo dusaba Imana iduteremo imitima ifite inzara n'inyota byo gukiranuka. Two kuba abantu babibone mu by'umwuka, duce bugufiya, twemere kwigishwa n'Imana kuko biri mu isezerano. Kandi nitumara guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, si ngombwa amagambo menshi, kuko n'imibereho yacu aho turi izahesha Imana icyubahiro. Imana ibyumvishe umuntu wese, kandi kubw'imbabazi z'Imana ihe buri wese gufata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana bidasubirwaho mu izina rya Yesu.